namwe nimujye mu muzabibu wanjye nzabaha igihembo gikwiye. Uhoraho yamwicaje hamwe n'abakomeye bo mu muryango we. Uwo ni Mutagatifu Matiyasi duhimbaza none kuwa kane tariki ya 14 Gicurasi 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa mbere murongo wa 15 kugeza kwa 17 n'uwa 20 kugeza kwa 26. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Muri iyo minsi Petero arahaguruka ahagarara hagati y'abavandimwe bari bateraniye aho bageze nko ku 120. Nuko arababwira ati, bavandimwe, ibyo Roho Mutagatifu yavugishije Dawudi mu byanditswe kubyerekeye Yuda wayoboye abafashe Yezu byagombaga kubaho koko. Uwo yari umwe muri twe kandi yari yaratorewe uyu murimo wacu. Koko rero niko byanditswe no mu gitabo cya Zaburi ngo umurimo we uzahabwa undi. None rero hari abagabo twagendanye igihe cyose Nyagasani Yezu yari ari kumwe natwe, uhereye kuri batisimu ya Yohani ukageza ku munsi atuvanywemo. Ni ngombwa rero kumwe muri bo yafatanya natwe kuba umuhamya w'izuka rya Yezu. Nuko bazana babiri muri bo, umwe akaba Yozefu witwaga Barisaba wari warahimbwe ntungane, undi akaba Matiyasi. Hanyuma basenga bagira bati, Nyagasani wowe uzi imitima ya bose, garagaza muri abo bombi uwo wihitiyemo kugira ngo ahabwe umwanya mu murimo wa gitumwa Yuda yaretse akajya hamukwiye. Nuko bakora ubufindo maze bwerekana Matiyasi, guhera ubwo abarwa hamwe n'intumwa 11. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 113. Ivanjili yanditswe na Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 9 kugeza kwa 17. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye abigishwa bati, uko data yankunze niko nanjye nabakunze, nimugume mu rukundo rwanjye. Nimwubaha amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, kuko nanjye nubaha amategeko ya data maze nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiye ngira ngo ibyishimo byanjye bibabemo kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere. Ngira itegeko mbahaye, nimujye mukunda nkuko nanjye nabakunze. Ntawagira urukundo ruto rw'umuntu hari amagara ye kubera inshuti ze. Muba muri inshuti zanjye igihe mukora icyo mbategetse. Njye sinkibita abagaragu kuko umugaragu atamenya icyo shebuja akora, ahubwo mbitse inshuti kuko nabamenyesha ibyo numvanye data byose. Simwe mwantoye ahubwo ninjye wabatoye, maze mbashyiraho kugira ngo mugende mwera imbuto kandi imbuto yanyu igumeho. Bityo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibahe. Icyo mbategetse nuko mukundana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Batoni b'Imana, ni mugume mu rukundo rwa Yezu. Kuri uyu munsi twibuka Mutagatifu Matiyasi intumwa, amasomo Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye aradufasha kuzirikana uko Imana itubona n'iki twifuzaho. Mu isomo rya mbere turazirikana itorwa rya Matiyasi intumwa watowe asimbuye Yuda wari umaze kwiyahura, we yari amaze kugambanira umwigisha we Yezu Kristo. Noneho intumwa zihagarariwe na Petero mu gushaka kugumana umubare wa 12 wari warashyizweho na Yezu umwigisha mukuru agendeye ku miryango 12 ya Isiraheli. Matiyasi rero yinjira atyo mu ntumwa, yongera kuzuza umubare 12. Nabyo intero ya Zaburi y'uyu munsi yagarutseho iti, Uhoraho amwicaje hamwe n'abakomeye bo mu muryango we. Nibyo koko bavandimwe, kuba intumwa ya Kristo ntago ari bigwirira umuntu, ahubwo bisaba kugumana na Kristo umukurikiye. Nabyo Yezu ugiye gusubira kwa se yibutse intumwa ze kugumana nawe ati, nimugume mu rukundo rwanjye. Nimwubaha amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nkuko nanjye nubaha amategeko ya data maze nkaguma mu rukundo rwe. Iyi Ivanjili y'uyu munsi iratwibutsa ubumwe Yezu afitanye na se n'ubumwe Yezu afitanye n'intumwa ze. Ikigaragara Matiyasi duhimbaza uyu munsi, izi nyigisho za Yezu yari yarazubahirije koko. Ni nabyo bagendeho muri aya matora, kuba ari umuhamya w'ubuzima, urupfu n'izuka bya Kristo. Intumwa rero ziti, hari abagabo twagendanye igihe cyose Nyagasani yari ari kumwe natwe, uhereye kuri batisimu ya Yohani kagera ku munsi atuvanywemo. Uko biri kose Nyagasani afite aho ahera agiye gutanga inshingano, agiye gutora. Koko niyihe mico myiza yanjye Yezu yahera ngo ashinge ubutumwa? Ni izihe ngeso mbi naba mfite Yezu yashaka ko nzinukwa, bityo akangira umuyobozi kugira ngo mpinduke mbe umuhamya w'izuka rya Kristo, ntange urugero rwiza abandi bakurizeho kumenya Kristo? Nuko izo ngingo z'amatora ziberekeza ku bakandida babiri, Matiyasi na Yozefu Barisaba, bahimbaga ntungane. Akenshi iyo twumvise abakandida babiri haza kubonekamo umwe
uyu Matiyasi nta rindi zina rye ryari rizwi, naho uyu Yozefu yari afite amazina 3 bitewe n'uko bamubonaga, bamwitaga nanone ntungane. Byumvikane ko utanagiye kure uyu ntungane ni wahita utorwa kubera uko yagaragaye neza imbere y'abantu. Ariko rero igitangaje si we watowe. Kubera iki hatowe Matiyasi kandi Yozefu ari we ntungane? Umuhanga Papa Yohani Paulo wa mbere yaravuze ati, hari abantu 3 bari muri wowe. Umuntu wa mbere uko abandi bakubona, bakuvuga, bakwita amazina. Umuntu wa kabiri uko wibona wowe, uko wireba, uko wiyizi. Noneho umuntu wa gatatu ni umuntu uko yakabaye, uko ari wese by'ukuri, uko Imana yo imubona, uko Imana imuruzi. Ese mubyeyi, muri abantu uko ari 3 wahitamo kuba uwuhe? Intumwa iyo zikigendera ku marangamutima zari guhitamo Yozefu ntungane, ariko zamenye ubwenge zishyira amatora amaboko y'Imana ziti, Nyagasani wowe uzi imitima ya bose, garagaza muri aba bombi wowe uhitiyemo kugira ngo habe umwanya wa gitumwa Yuda yaretse akajya hamukwiye. Burya abakristo, umuntu udasenga ntakagukange. Umuntu ufite intwaro ashobora kugukanga, umunyacyubahiro ashobora kugukanga, amazina cyangwa amavuko y'ibirenga ashobora kugukanga, abanyabubasha, ufite amafaranga menshi, ibintu byinshi byagukanga. Ariko humura, Imana niyo nkuru. Imana ni izi imitima ya bose. Imana ni izi imitima y'abantu. Ubuhangange bw'umuntu bushingiye guca bugufi imbere y'Imana, akayipfukamira, akayiramya. Nibwo uzaba uri mukuru mu maso y'Imana. Imana ireba imitima. Mu isengesho burya niho tumenyera amakuru, tukamenya neza uko Imana itubona. Hari abantu bamwe bashimishwa nuko abandi babavuze neza, babatatse. Watambutse bagukomera amashyi, baragusingiza, baragushimagiza, ngo uri igihangange, ngo uri intwari. Ariko no kwitonda, ugize gato ukanyerera, babandi bagusingizaga barusha no kuguhindura n'imivumo. Ikiruta byose rero ni Imana. Uko Imana ikubona nibyo nyabyo. Naho uko wakwiyerekana bidahuye n'uko Imana ikubona, uri kwanjwa, uri kubeshya, ni nka ya foto y'amashusho ya baringa. Matiyasi ni izina ry'Igihebureyi Matatiyahu, bivuga don de Dieu, impano y'Imana. Nibyo koko Imana imenya intamenyekana, ikagukura ku gisuzuguriro, igakwicaza hamwe n'abakomeye. Hamwe n'amasomo y'uyu munsi, Matiyasi mutagatifu intumwa atwigishe kwiyoroshya, tudaharanira ko abandi batureba neza cyangwa ko twe twibona no kwibonekeza. Ahubwo mu isengesho ryacu rishyitse rigororokeye Imana, turushaho kurangamira Imana, abari itumenyera igikwiye. Akayamvuga igira iti, Imana ntimugura iyo muguzi iraguhenda. Iyo abantu bakubonye baraguha, ariko bashobora kugusondeka. Iyo wirebye ukihereza urisondeka. Naho iyo uretse Imana ikakugenera, urahirwa, ubona byinshi. Nyagasani Imana ungenze uko ushaka. Mutagatifu Matiyasi udusabire. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu. Namwe nimujye mu muzabibu